hari ijambo nakuze cyane rikomeye rivuga ngo nkuko tugira umwete wo gushakisha amafaranga, uwo mwete uwuza gushira mu murimo w'Imana ubundi ngo uyigeragereshe ibyo wirebere. Nta mana n'imwe dusiga inyuma. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhiye ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso gusa. Uwiteka mwami wa Isirayeli, Uwiteka nyir'ingabo, mucunguzi we, aravuga ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi mana ibaho itari jye. Ninde uhwanye nanjye uzahamagara akabivuga akabintunganyiriza uhereye aho nashyiriyeho bwa bwoko bwa kera? Ibiza kuza n'ibiza kubaho nibabivuge, mwe kugira ubwoba ngo mutinye. Kera sinabikubwiye nkabigaragaza, namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi mana ibaho itari jye, ni koko nta kindi gitare ubwanjye sinyizi. Turaza gukomeza kwasoma, reka dusimbuke mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Kwayo. Niyo ntego yacu ko Imana yaduhamagaye, niyo mpamvu buri munsi yayo iba ari intego. Ibice 22 bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Kwayo, ibice 22 34 tugeze kuwa 40. Twavuga baravuga ngo itegeko rirusha ayandi gukomera. Ariko Abafarisayo bumvise yuko yatsinze Abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi na amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuriraho. Twakeneza amagambo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nk'uko twabivuze, twitwa umuryango w'urukundo rw'Imana, ugukiranuka kwayo. Urukundo rw'Imana rugaragara mu gukiranuka kwayo. Niyo mpamvu Imana nuko yatwise, ni iryo zina yaduhaye. Haleluya. Twongere tuzamuye Imana icyubahiro yaturage tonze. Haleluya. 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 Ziri muri twe zose, cyangwa talents ni umucuranzi, umwubatsi, ibi bisanzwe dukora. Donc nukuvuga ngo ni ugufata ijambo ry'Imana tumaze kwigira hamwe tukarijyana kurikoresha muri za mpano zacu zose Imana yaduhaye. Haleluya. Ubwo rero nta mpano n'imwe dusiga inyuma. Hari impano zimwe na zimwe ziba zarapfukiranywe. Niyo mpamvu nubyina ugomba kubyina ubyinira Imana nk'uko Umwuka Wera akubwiye ngo uyibyinire. Haleluya. Noneho hakaza n'izo ngizo zindi Imana itanga z'Umwuka Wera. Turashimana rero ko yaduhaye noneho n'umunsi ijambo ryitwa ngo Imana idusezeranya Umwuka Wera. Haleluya. Nakunze ko twanaje mu gihe cyiza yaduhaye ijambo, kandi hari abakiriwe n'ababatijwe nibakira Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Muri ibi bice bibanza harimo amagambo akomeye nasomyemo mu gice cya 42 muri Yesaya, havuga ngo ku mugaragu w'Uwiteka. Umva rero uwo muntu wumva Imana yavugaga, wumve niba hari icyo twamwigiraho mu izina rya Yesu, ushingiye kuri abo bahamagawe, abo babatijwe, abo bashaka gukorera umurimo ahantu nk'aha. Imana iri kuvugaho ibintu bikomeye cyane.
twumve niba uyu mugaragu w'Uwiteka aricyo twamwigiraho. Igice cya 42 niho bavuga ngo dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye. Haleluya. Umwuka wera azaza aje kumara iki? Azazanira abanyamahanga gukiranuka. Haleluya. Umwuka w'Imana ntabwo uza ngo tuwicarane. Nakunze nariya jambo badusomeye mu itegeko ry'Imana. Yesu nta yindi miso yaduhaye, yatuye ngo nimugende mu mahanga yose, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ngo bemere mubatize mu izina ry'Data twese, Umwana n'Umwuka wera, umubigisha kwitondera ngibyo n'abategetse byose, kandi ngo iri kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Umwuka w'Imana nivuze ngo ntabwo aza ngo tumwicarane. Niba twarahamagawe n'Imana, ushake akazi mu murimo w'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu tuvuga ngo imirimo, impano, ibintu wiyumvamo, talents, ikintu wumva uzi gukora, uzi udukoresha mu buzima. Niba uri umwubatsi, uze nyine hano hose hari ibibanza, hariya hose wiga proje hano ifatika. Haleluya. N'ibindi ushoboye gukora, ushaka akazi mu murimo w'Imana. Hari ijambo nakuvuze cyane rikomeye rivuga ngo nk'uko tugira umwete wo gushakisha amafaranga, noneho tunaho uriya mwete tugira tujya gushaka amafaranga baguhamagaye mu gitondo isaa 9 wabyuka i Kigali, yabona abantu saa 8 bagenda bajya kurangura za Nyabugogo. Umwete ubuza gushyira mu murimo w'Imana, ubundi ngo uyigeragereshe ibyo wirebereza cyane. Imana dushaka mu murimo wayo nta handi. Nituza mu murimo wayo cyatuba ngo nituza mu byaha izaza mu byacu. Nuko ni ihame, uwo ni umugaragu w'Imana azazanira abanyamahanga agakiza gukiranuka. Azabigenda ate? Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Aba Benedata dusengana njya babwira ngo Imana yarambwiye ngo njye ngira amagambo make. Amagambo make, dushaka kugira amagambo make ukavuga amagambo aringaniye. Yesu ashimwe cyane. Kuko amagambo menshi avamo ibicumuro, niko Bibiliya ivuga. Ikindi, Imana irimo iramagara umuntu ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye, nuko mu kugira amagambo make kiri mu bintu bimwe, kubera ko umuntu w'Imana arangwa no guhesha abantu umugisha, nta kuvuma. Umuntu Imana yamagara, nta muntu Imana yamagara ngo azajye kuvuma. Niyo mpamvu ati Imana tubwira kuvuga amagambo make, none ukayavuga abaze ari ayandi batekereje nyine, kugira ngo witoze kuzaba umuntu w'Imana. Impamvu dusigara hari ahantu ducererwa kugera, nuko hari ibintu bita gusibira. Mu murimo w'Imana hajyaho gusibira. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bituma ducererwa mu murimo w'Imana, tuguma ahantu hamwe umwaka ugashira. Dukunda impinduka mu izina rya Yesu. Umuntu w'Imana arangwa n'impinduka no gutera intambwe. N'ujya ubona utangiye urimo ashaka gusubira inyuma no mu iterambere ry'ahanze, ujye uvuga ngo Mana oya, ikintu kigusubiza inyuma, ujye umenya ko nta Mana iduhamagara gusubira inyuma. Yesu ashimwe cyane. Imana ishaka guhamagara abantu biteguye. Umuntu ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira, urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Imana yashaka ko muri karitsiye bamenya ko turi abakristo. Nuko nibyo, nkuko bamenya ko uri umucuruzi, bamenye kuri n'umukristo. Yesu ashimwe cyane. Nuko nta bindi, uyu munsi Imana yashaka kuduha amazina mashasha. Haleluya. Haleluya. Izina ry'Ukristo, ngo ahubwo bazazana gukiranuka by'ukuri, ntazacogora. Umuntu w'Imana uzagenda mu murimo w'Imana ufite umwete wose,
niwumva hari ikintu kikubwira ngo erega ntuzagerayo oya uzamubwira ati iryo jwi ntabwo ari iry'Imana ese cyane kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ninguhamagara ntabwo uzacogora haleluya ngo ntazakuka umutima tukinjira hano mu marembo kubera ibintu twanyuzemo byinshi byari gutuma nyine tuba turabwirana narimo tuganira na Benedata babwira ngo rero ubu nyine satani yarigambiriye kugira ngo dushyuhe mu mutwe nitwagesa iyo umaze gushyuha mu mutwe uta equilibre utangira nyine ibintu bitangira kumva yuko ubw'ibya mbere bitakunze n'ibindi ntabwo biri bukunde Imana ntabwo iri ahantu Benedata reka twongere tuzamure Imana icyubahiro yaduhamagaye ahantu haleluya 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 Imana yaduhamagaye ahantu yateguye iteraniro ririmo gahunda zose nyinshi nk'uko twagiye tubyumva abayobozi batubwiye hari ikintu yiteguye gukora ahantu abakira abarwaye indwara zidasobanutse bamaze gukira kera ubu nyine bamwe banaje batameze neza ukajya turasimbuka Imana ifite gahunda ntazakuka umutima nicyo twavugaga tukinjira tafati rero ibintu twanyuzemo nta kigo ntabwo turwaye umutima nicyo kigo cyane ntabwo turwaye umutima kubera iki kuko twahamagawe Yesu kigo cyane haleluya kuko twahamagawe abantu bahamagawe n'ukunguku ibi ni ibintu biranga abantu bahamagawe ntabwo kuko umutima kandi tuba turavugana babandi Imana iri kugenda ihamagara hari n'abandi iri guhamagara uyu munsi Yesu kigo cyane ngo ntazakuka umutima kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi ubwo kugeza nyine umuririmbyi n'uvuga ngo guhora nsenga Uwiteka bijye bimara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfa iteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga wongere wakira ibihe byo gusenga mu izina rya Yesu wongere wakira ibihe by'umunezero mu izina rya Yesu wongere wakira ibihe by'amahoro mu izina rya Yesu Imana nta kindi dushakamo iyo iduhamagaye gahunda ni mu masengesho naho ngaho nta handi uzahura n'Imana ni mu masengesho ngo azarangira ryari masengesho ngeze mu ijuru Yesu ashimwe cyane nawe aravuga kugeza aho azasohoreza gukiranuka ku isi ngo n'ibirwa bizategereza amategeko ye hano bahanuraga Yesu kandi Yesu yaravuze ngo tumwigireho kuko ari umugwaneza nta aba Yesu Kristo aba Kristo ni gahunda n'ingi bityo ni cya 43 nabikunze ndavuga ni Imana ishimwe cyane ngo Abisirayeli bazacungurwa uniye muri Yesaya ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya aya magambo witinya arahantu henshi cyane kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uruwanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi izagutembana Imana imaze kuguhamagara ni ukugupfunyira itubwira ngo noneho rero imbere hari ibintu bimeze gutya na gutya ariko nubinyuramo nzaba ndi kumwe nawe haleluya ngo nta kintu kizaba ku ntore zayo utazimenyesheje nzaba ndi kumwe nawe ngo nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntibizagufata hari ibintu biba bimeze nk'ibinini ukabona hari ibintu bishaka kwataka bitarakwegera ukabona ibintu bidasobanutse amagambo uruvugo karande bikurura bikwega urimo ashaka kwegera Imana ariko hari ibindi bintu birakwega nibicika intege bipfe mu izina rya Yesu karande zipfe imyuka mibi ipfe ibyo byose nta kintu kizagukoraho Yesu ari kumwe nawe ngo ibyo umugaragu w'Imana itoranije ntazakuka umutima rero kimwe cyane haleluya amen Imana ngo nzaba ndi kumwe nawe ngo ntibizagufata ngo kuko n'Uwiteka Imana yawe
uwera wa Isirayeli, umukiza wawe nagutangiriye hehe? Egiputa aho inshungu, Etiyopiya n'iseba natanze ku bwawe. Imana yakwibutsa ahantu hose yabanye nawe, kuba uriho hari abandi bagiye. Kuri WhatsApp duhora tubona hehe na hehe na hehe abantu bagiye. Bamwe baravuga ngo kuba turiho ni igishoro. Yesu ashimwe cyane. Kuba turiho ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana ikigushaka, ikigufiteho umugambi mwiza, hari imishisha no gusohoza. Yesu ashimwe cyane. ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Aho ni ahantu hose ureba ukibaza ngo bizagenda bite, kakazi he, ariko izabizana tu. Haleluya. Iravuga ngo nzabazana, nzagukoranya ngukure iburengerazuba, nzabwira ikasikazi nti barekure. Tekereza ibintu nyine wumva bitari kuza. Nikusi nkabwire ni w'Imana, nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave kure kumera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumbesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Yesu ashimwe cyane. Igice cy'uyu munsi Imana yatubwiye ngo inashaka kuduha umwuka wera. Hariya twasomye ntabwo asubiramo. Ndi gusoza ku murongo wa 9 niho havuga ngo Imana isuzugura ibishushanyo bisengwa. Hari ikintu Imana dushakaho rero. Hari ibintu byitwa ibishushanyo bisengwa abantu biremeye, yaba bataraza mu rusengero, yaba baje mu uyu munsi, yaba abarumaze bigihe. Ngo abareba ibishushanyo bibajwe bose ntacyo bamaze, ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bizamara, ndetse n'ibyo batangaho abagabo ntibireba kandi ntacyo bizi. Nicyo gituma bakorwa n'isoni. Hari ibintu bijya bituma dukorwa n'isoni. Ibyo bintu Imana ntabwo ibishaka. Icyo ni cyambere. Ngo ninde waremye ikigirwamana agacura igishushanyo kibajwe kitagira umumaro? Dore bagenzi be bose bazakorwa n'isoni, abanyabukorikori babyo n'abantu gusa, bose nibateranire hamwe bahagarare, bazagira ubwoba, isoni zizabakorera hamwe. Abantu bishingikiriza, twahoze tubyumva Imana izwi, abantu bishingikiriza ku bantu, ku bintu. Babiringiye abantu ngo barabahemukiye, ndetse ngo babahanga amaso bakabakoze. Ariko ngo Imana yacu ntigihemuka, ntikoze isoni. Haleluya. Amen. Imana ihamagara umuntu, ihamagara muri yaramubwiye ngo va mu gihugu cya so. Habaga ibigirwamana. Imana irimo ihamagara abantu, irimo iratwibutsa umuhamagaro, irimo iratwibutsa agakiza, irimo iratwibutsa guhaguruka. Umuntu w'Imana ntakwicara kwaba, umuntu w'Imana tuzicara tugeze mu ijuru, sinzi niba naho tuzicara. Yesu ashimwe cyane. Ngo tuba turi mu mwitozo tuzaba turimo mu ijuru. Mu ijuru nta kunanirwa guhari. N'icyo uyu ni umwitozo turimo. Benedata Imana irimo ihamagara umuntu, inagira ngo ibindi byose byitwa ibigirwamana abisige. Abajya mu bafumu, abajya hehe, ibyo byose ngo bazakorwa n'isoni. Imana itugire neza rero. Ntawe Imana ishaka ko umuntu yatubwiye ngo ndabakunda. Bibiliya yatubwiye ngo nindabatoranije, ndabakunda, muri abandi. Abantu b'Imana rero ngo ntabwo wayibagikanye. Akazu yazi ntabwo Imana ikemera. Rero irashaka abantu baba kumwe n'Imana, ibintu byitwa ibigirwamana bakabishyira ku ruhande. Umuntu Imana ikunda ntabwo ashaka umugozi isoni. Ubwo kudakorwa n'isoni rero ibigirwamana no kubishyira ku ruhande.
ngo umucuzi yenda icyuma umva ukuntu babyubaka ngo akakivugutira ku makara akagicurisha inyundo akakirambura n'ukuboko kwe gukomeye nyamara iyo ashonje acika intege atanga amazi akaraba ngibintu twishingikirizaho turwana intambara ushakisha amafaranga n'iki wumva yuko nyine ibyo ukurikiye nibyo bizaguhesha ubuzima. Hari ijambo nkunda ryo muri Zaburi ya 127 umurongo wa mbere niwo numva nsoma wonyine ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka baba baruhiye ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu umurinzi abera amaso gusa. Rero hari ukuntu twishingikiriza ku mbaraga aribyo by'ibi Imana iratubwira ngo umucuzi aracuranga akarwana nabyo iyo ashonje cya kintu arimo aracura ntabwo kimuha amazi. Aramutse atagiye kwiramira cyo kiba kiri aho ngo yaraba. Ngo umubazi w'ibishushanyo areba umugozi akagiharatuza ikaramu akakibaza n'imbazo akakigera cyose n'icyuma kigera akagishushanya n'ishusho y'umuntu kikagira uburanga nk'ubw'umuntu nuko kikaba mu nzu. Uyu muntu arimo arasohora amafaranga ye n'imbaraga ze abazi ibishushanyo kugira ngo abisenge. Ibi ni umurengwe. Imana ntabwo mu bantu b'Imana bagira umurengwe. Mu kintu twirinda Imana turinda ni ikintu cyitwa umurengwe kuko udusunikira mu kwiremera izindi mana kuko niyo mpamvu Imana yabwiraga Abisirayeli ngo nimugera muri cya gihugu ngo aho muzaba muba mu mazu mutiyubakiye ngo mu byo mutateye ntimuzibagirwe. Kutibagirwa ni ukuba mu masengesho. Urumva iyo twaretse amasengesho tujya gushaka izindi mana ni umurengwe. Ngo yitemera imyerezi ngo n'imizo n'imyera akihitiramo igiti kimwe mu byo mu ishyamba agatera igiti cy'umworeni imvura ikakimeza hanyuma kikazaba inkwi umuntu acana. Umuntu azajya aza akendeho inkwi zo kota yendeho n'izo gutara umutsima akibazemo ikigirwamana. Imana irasobanura uburyo abantu bajya biremera ibishushanyo ngo akiramye. Amafaranga niyo dutura, niyo tujyana mu isoko, niyo tujyana abantu bajyana mu bapfumu, niyo umuntu akuraho agambana, niyo ibyo bintu Imana ntabyo ishaka. Imana ashaka ko tumesa kamwe tukaba ahantu hamwe muri mwanya umwe turi mu mwanya wo gusenga. Ndibuka ko Umwuka Wera ngo amanukira intumwa ngo bari bari hamwe bahuje umutima. Impamvu itorero nyine bigoranye ko bamwe batera abandi ntibikiri cyangwa se kumva intero si imwe, bamwe baza nyine byayo Imana yavuze Imana tugeze cyane ngo hanyuma ngo rero ngo akakiramya ngo ingere yacu imwe ayicanisha umuriro, indi ngere akayokesha inyama akayirya agahaga, kandi yacota akavuga ati ararara sizimbeho mbonye umuriro. Maze ingere yacu yindi isigaye akayigira ikigirwamana ari cyo gishushanyo cye kibajwe, akagipfukamira akakiramya akagisenga ati nyiza kuko uri Imana yanjye. Bajya bavuga ngo Aburahamu ngo yarabirebye bareba ibigirwamana se yamubwiye ngo abyandike ngo ni amakomantere warangize ngo nyine ngo niba yarabihaye yarabonye niba yarabihaye ibyo kurya wenda ngo marebe ko birya ntibyarya. Arangije ngo isi yasanze yabitemaguye, nuko nyine ngo muri iryo shaka nyine yabaga arimo ngo naho Imana yamusanze
dufite ahantu Imana dusanze twibaza ese ibi ni ibiki. Hari ahantu turi n'uyu munsi Imana iri kuturebamo, turi kwibaza mbese korona tuyivuyemo ariko hari ibindi biri kuza, ntabwo tuzi icyo gukora. Muri icyo gihe tutazi icyo gukora, hari icyo Imana iravuga. Ubu turi kwisuzuma, ahangaha ni kugira ngo dusenge. Imana iba twibutsa uburyo tujya tubigenza, twibaza, ducenga amacengo. Hari ukuntu tuba tumeze nk'abari gucengana n'Imana, kandi Imana yo nta muntu uyicenga. Abo bantu ngo ntacyo bazi kandi ntacyo batekereza, kuko yabahumye amaso ntibabashe kureba, ikabanangira umutima ntibabashe kumenya. Ntawibuka, ntawumenya ngo ajijuke avuga ati ingere y'iki giti imwe nayicanishije umuriro, amakara nyatarisha umutsima, nyotsaho n'inyama ngayirya, mbese ingere yacu isigaye nayihindura icyo kuziririza ngapfukamira ingere y'igiti. Uyu muntu arya ifu ayobejwe n'umutima wibeshya, ntabasha gukiza ubugingo bwe, ntarushe yibaza ni ati mbese icyo mfite mu ntoki si ikinyoma. Hari twiringiye, hari abantu twiringiye, mbese igihe wagiye uba wiringira ubana nabo, wiringira ibintu ubana nabyo, mbese ntiwabonye ko ari ibinyoma? Nuko Yakobo we, Isirayeli we, wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye. Uwiteka avuga, ije wakuremye, uri umugaragu wanjye Isirayeli, sinzakwibagirwa. Neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rugokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Izashiko cyane. Ririmba wajuwe kuko Uwiteka yabikoze, rangura wakuzimu ko hasi we, nimuturagare muririmbe mwa misozi mwe, nawe shyamba n'igiti cyose kiririmo, kuko Uwiteka yacunguye Yakobo kandi azibonera icyubahiro muri Isirayeli. Hari icyubahiro Imana ishaka ahantu mu izina rya Yesu. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukujije, yaragukujije uhereye ukiri mu nda. Aravuga ati Uwiteka ni jewe waremye byose, mbamba ijuru jyenyine, babandi twiringiyeho nta bari bahari, ndambura isi hari uwo twari turi kumwe, indabu z'ababatera ibisazi nsubiza rwose, nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Uwiteka ari we ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasohoza inama z'intumwa ze, avuga iby'i Yerusalemu ati hazaturwa, akavuga iby'imidugudu y'Ubuyuda ati izubakwa, kandi nzura imyanya yaho yabaye amatongo. Abwira imuhengeri ati kama, nanjye nzakama imigezi yawe. Kandi avuga ibyakura ati ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Imana nzamugisha. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko witeguye kubaka ahantu mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ahantu mu buryo bwa mbere wanze kuduhamagaramo ni uburyo bw'umwuka, ushaka kuduha umwuka wera, kutwuzuza umwuka wera. Nta handi duhamagarira ngo ni mu bihe byo gusenga. Twumvise ko batubwiye ngo ibihe byo gusenga by'aha hantu bigiye guhinduka, hari uburyo bizaba bimeze bifite imbaraga, kuko umwuka wera nituza mu masengesho, umwuka wera azaba ari mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimira ko witeguye kubaka ahantu mu buryo butandukanye, imitima yacu iciye bugufi, turi hano aho twakiraniye mu maso hawe, tutakiranze mu maso hawe, twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe zo gukora umurimo wawe. Ibindi twishingikirijeho tubikuyeho mu izina rya Yesu. Twakira umugisha wawe kuko tuje tugana mu nzu yawe, kugira ngo iri jambo bavuganye natwe munsi ribe muri twe rigwiriye, rikora umurimo wawe wose. Icyo ritumye
kisohoze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo watumye kubaka mu bugingo bwacu, ibyubake mu izina rya Yesu. Ibyo watumye kubaka mu itorero, ibyubake mu izina rya Yesu. Ibyo watumye kubaka mu miryango yacu, ibyubake mu izina rya Yesu. Ibyo watumye kubaka mu mirimo yacu buri munsi, ibyubake mu izina rya Yesu. Turi imbere yawe, tugushimye ko waduhinduriye izina, kandi abantu bose bazamenya ko twahinduriwe izina mu izina rya Yesu Kristo wacu.